Hello my friends, what's up, the answer is the sky. This is Waga Kuzuba, Diana from the Kuzuba Mirror. So kanda subscribe nkubwire ngo niki bibiri yivuga ko bakora imibonano mpuzabitsina bakundana ariko batarashakana. Muri bibiri ijambo rikoreshwa kenshi ku bijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo butari bwo cyangwa se mu buryo bwa tudakunda ni ugusambana. Iryo jambo rikoreshwa mu buryo bwagutse rikavuga imibonano mpuzabitsina yose ikozwe ariko hatubahirijwe umurongo Imana yashyizeho ari wo gukorerwa mu mubano wo gushyingirana. Niyo maze ukanda subscribe ndagira ngo ubwe aha noneho Bibiliya ivuga ibyo bintu neza ko biba bitemewe. Aha mbere jya mu Bakorinto ba mbere ibice 6 umurongo wa 18 ugere ku murongo wa 20 aho havuga ngo mwirinde gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora biri inyuma y'umubiri we ariko usambana aba yica umubiri we. Mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero za Mwuka Wera, nuko rero mubashe kubaha Imana ndetse imibiri yanyu aba ari umurekeramo Imana. Biraterwa no ko mibiri handitse angaha ngiye handitse ngo mubashe kubahisha Imana mu mibiri yanyu, biraterwa no ko mibiri yawe haraza kuba handitseho. Aha Pawulo nawe avuga ko gusambana cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina hanze yo gushyingiranwa ari cyaha kibasira umuntu bwe. Ibi twabisanga mu Bagalatiya ibice 5 tuvuye ku murongo wa 19 tugere kwa 21 aho avuga ngo ibikorwa by'umubiri birigaragaza nibi: gusambana, kurarikira ishyari ry'ubusambanyi. Abameze batyo ntibazagira umugabane w'ubwami bw'Imana. Aha muri kugenda mubona ko ibyo bintu uko byasa kose nyine kuba mukundana, kuba muziranye ntago bibaho uburenganzira bwo gusambana mutarashyingiranwa, mutarashakana. Ikindi cya kabiri gikurikiye cyane n'abakore mwe ngo usegisi mariki mu rukundo ariko nubwo hari aho twabonye ko ikenewe nubwo twabonye ko idakenewe, noneho ahanganje kuvuga ko itanakenewe. Ahandi ni mu Batesalonike ba mbere ibice 4 kuva ku 3 ahari n'ukugera kwa 5 muze gusoma muri Bibiliya zanyu mubifitemo. Ahanganje nyine mba ndi kubarebera hamwe uko byifashe mbifashijwemo n'inshuti zanjye, turebera hamwe nyine murabizi umutwe umwe inama wigirana gusara. So ngiye ntabwo nkwesha umutwe wanjye wonyine, nkwesha n'indi mitwe y'abandi bantu. Mu Batesalonike ibice 4 umurongo wa 3 kujya kwa 5 niho havuga ngo icyo Imana ishaka nuko mwitandukanya n'ubusambanyi, buri wese muri mwe akamenya gufata umubiri we mu kweza no kubaha atari mwirari cyangwa se nk'abatazi Imana. Aha mwe mugenda mubyumva neza. Ahandi ni mu Baheburayo ibice 13 ku murongo wa 4 uwo wonyine abari wo musoma. Naho uvuga ngo gushyingiranwa gukomeze kubahwa na bose, uburyamo bw'abashakanye burindwe kuko Imana izacira urubanza abashurashuzi n'abasambanyi. Nta mpamvu nimwe ikwemera gusambana. Dore umuntu ko muri mu rukundo, dore niba uzi Bibiliya, niba waramenye Imana, niba nicyo cyaha kandi kibi kuko abatubwe ko ari icyaha gikorerwa imbere mu mubiri. Watuka umuntu bikarangira ariko ntago wasambana ngo birangire. Ibindi bibyo gusambana cyangwa ngo Imana ikuraho ingaruka, ikuraho icyaha ariko ntago ikuraho ingaruka z'icyaha. Icyo kintu cyumve neza, Imana ikuraho icyaha ariko ntago ikuraho ingaruka z'icyaha. Nibyo urasambanye Imana irakubabara ariko ntago igukijije sida wanduriyemo. Urasambanye Imana irakubabariye kuko uyisabye imbaze ko ntago yishe umwana wakubiyemo, ntago inda wahaterewe ntago ivuyemo, nubwo yakubabari. Izo ni ingaruka z'icyaha urazirimbana. Nubwo usambanye ejo uzaba umupasiteri ko nuhana wa muntu mwasambanye, cyangwa se ube mama pasiteri ube umukozi w'Imana ko nuhana wa muntu mwasambanye, muzajya muhura kubera za ngaruka z'icyaha wakoze. Yongera guseka bwa tisira yakizwa atereka reka tese buranogeye nkama ni yabyemera. Ibintu nk'ibyo ntabwo Imana igikuraho ingaruka, nibyira kubabarira ukaba n'umwana wawe ariko ntago ikuraho ingaruka z'icyaha. Rero irinde iki cyaha ko iki cyaha ni kibi cyane kandi kirakomeye. Mwikutwa ngo murakundana kuko abantu mukundana ngo nibo ejo muzatandukana. Ntago uzatandukana n'umutigeze ukundana nawe, ntago uzababazwa n'umutakunzi, ntago bikunda. Ahubwo abo bantu kuba mukundana ni intangiriro nziza ko muzatandukana, ni intangiriro nziza ko muzababazanya. Bishatse kuvuga ngo itondere ibyo urimo. Kuba mukunda ntago bibaha umurava wo gukora ibyo bibi, nta hantu bihurira n'iki Imana ishaka. Ndagira ngo nta juru ry'umunyabyaha ribaho uretse no gusambana no gutukana n'icyaha n'ibiki byose. Nda nuko kano kanya twibanze ku cyaha cyo gusambana, ariko nta juru ry'umunyabyaha ribaho, nta n'iryo uzigera ubona. N'uzari kwigisha azaba ari mara kubeshya, ntibibaho ibyo bintu. So rero ahangaha mwikwitwaza ngo murakundana ntago bikora imbere y'Imana. Wapi ntago uzebwa ngo naramukundaga, ntago uzebwa ngo yarankundaga. Ibyo ntago bizigera bikunda imbere y'Imana. Umunsi yagutse ku ntebe y'imbabazi ntibizakunda. Ariko ndajya ngo nyine
izanaguka kandi ushobora no kudahagurukaho ukagenda ukebwa ngo mana ngo uyu mwana ngaraburaye, uyu mwana uburaye, uwo mwana uri kwicisha inzara, uwo mwana udafite icyarya wamuzanye kuko wakoze icyaha. Izo zose ni ingaruka zo gusambana, ni ingaruka z'icyaha. Iyo ndwara wari ufite ubukwe bibaye ngombwa ko buhagarara kuko uwo mwana mugiye gukora ubukwe asanzwe ufite sida, wanduye, wasambanye, icyo gihe ntabwo uzarenganya Imana, ntabwo uzigera wibwira ngo mana ko bimeze bitya, ari wowe wagiye gukora icyaha, ari wowe wemeye ukagwa mu mutego wa Satani. Ntabwo ibyo bintu uzagenda ngo bikangishe Imana. Imana igukuraho ingaruka y'icyaha, ntabwo igukuraho ingaruka. So niba rero hari icyo wumvishemo, hari n'icyo ubonyemo, ujya aho hepfo muri comment ugire icyo tubwira cyangwa se mo kimwe. Niba ushaka kubizangiza n'abandi nabo uzi bakundana ariko bitwaza ngo barakundana, bakeneye kumenya ibi bintu, turebeye hamwe kandi tukifashisha Bibiliya, tukifashisha n'ubundi bwenge bw'abandi bantu, bagenda ubibasharinge nabo babashe kubyumva, babashe kubimenya, babashe no kubikurikiza. Hanyuma Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Natwe dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Kristo aguha imbaraga zo gushobora, Kristo aguha imbaraga zo kurwana, Kristo aguha imbaraga zo kunesha. Wibuke ko Satani ari umurwanyi ariko atari umuneshi. N'ujya barashaka kuguta mu mutego, ujye ubwira Imana ngo Mana mba hafi kuko ndi mwisi yuzuye ibyaha, ariko gendana nanjye, umbe hafi, mfate ukuboko ntundekure. Imana igufashe ukuboko ntabwo yakwerekura ko wowe wifashe ukuboko wananirwa ukayirekura. So reka Imana ikwifatire rero. Isengesho nta rindi, bwira Imana ngo ikwifatire, kuko niba ufite sheri nta hantu uzabicikira rwose, bizagwana ko Imana yagufashe wabasha gutambuka muri umutego ukabasha kuwuhunga amahoro. Reka ngo ugiye kumwe ku Zuba Diana, niba utarakora subscribe uyikore, cyangwa se ushishikarize abandi kuyikora, usharinge ku nshuti zawe nazo zikeneye kumenya ibi ngibi, usharinge no ku bavandimwe n'abandi bose. Ikindi ukorera like niba wabikunze, ni byiza cyane. Ikiganiro nakagaruka, bye bye.